guys, kubona ko nyuma y'ino nabyo ndi twakoze ya video yacu yabasha kuvamo copyright, ubona ko nta copyright kiri kuri channel yacu cyangwa muri ya video yacu, kandi twasigaranye views yari ifite ndetse n'abantu bare bayireba. Guys, kano none ngiye mwera ikaze kuno munsi tugiye kwigira hamwe nk'ibisanzwe. Tugiye kwigira hamwe utuntu twinshi dutandukanye, mwaye ikaze muri menya nawe tutorial. Tugiye tweza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi tugiye kwigira hamwe se ni gute waseba copyright crime muri channel yawe kandi bitabaye ngombwa kusiba video wa uploading. Comment bakunda kubikora ugasanga basibye ama video bahombye views zabo cyangwa ya masaha barebye kandi atari ngombwa. Ese ni gute wa removing copyright claim muri video y'umuntu wari warakoresheje video ndetse ugasigana views ndetse n'amasaha yawe? Guys, no mpamvu mbana no kugira ngo mugezeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero nkwaye ikaze mwese ko mugiye kubana right now. Hari gute musaba gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi nikajye bigucika, kuko niyo mpamvu tuba turi hano. Nkwaye ikaze. Okay, none reka dutangire rero. Nta kindi uzakora, uzaza mbe nambe tujye kwa downloading YouTube Studio. Urajya muri telefone yawe nk'ibisanzwe, ujye kuri Chrome cyangwa kuri kaze mbereka isura gatoya. Umara kujya kuri Chrome yawe, nta kindi uzakora, uzaza kuri uzaza kuri Play Store yawe nk'ifite muri telefone yawe, uzaza ukande hano kuri Play Store yawe. Guys, ibi ngibi mbwa ko bino bintu bikora neza cyane, ko benshi iyo ugiye kwa monetize baranza bagacekinga YouTube channel yawe niba nta video z'abandi wakoresheje kugira ngo bashe kwa monetize. Rero hari benshi bijya bigora, bigasaba kugira ngo banze basaba ama video yabo nyamara wagakuyemo igituma iba copyright, maze ugakomeza video yawe ikagoma kuri channel yawe. Uzaza ukanda kuri Play Store yawe maze utegereze gato. Mwutse ukanda subscribe, like ndetse na comment. Guys, uzaza ujye muri search wandikemo YouTube Studio niba utayifite muri telefone yawe, urangiza uyisearchinge, utegereze uyestare muri telefone niba utayifite. Tegereze gato bitewe na connection ukoresha kugira ngo ya video yawe cyangwa ya application ibashe kujya kuri telefone. Niba uyifite YouTube Studio nta kibazo, niwirirwe uyestara. Ngambikoreye abantu badafite YouTube Studio muri telefone zabo. Guys, musaba kanda subscribe, ntukagenda kanda subscribe ko ni ibintu by'agaciro kandi ukomeje kudufasha ndetse no kudutera imbaraga mu byo dukora byose. Mwibutse ko ukomeza kugeza ikiganiro ari gidi amini. Utegereze gatoya kugira ngo application yacu ibanze ijye muri telefone. Nkuko mibona yaracyari kwi yestara. Guys, no kuvuga ngo urabona ko ya YouTube channel cyangwa ya YouTube Studio ya application yacu imaze kwidownloadinga, noneho imaze kwestara muri telefoni yacu. Nicyo tuzakora nta kindi, uzaza uyifungure. Mbanze kugushimira ugeze kuno munota ureba video yacu, kuko guys, inota no video ngirangire ntago uzamenya kuntu uzabikora, ko ari benshi bareba zino video then bagahita babivaho bitararangira. Uzakora open mari kwestara muri telefone yawe, urangiza utegerezeho gatoya ifunguke. Wibutsa ko yari Studio, maze uzaza kandi kuri ya email shaka cyangwa ya channel ushaka kwinjiza muri telefone yawe, angiza utegerezeho gatoya. Kandi nkuko ubona muri telefone yawe cyangwa kuri screen yawe, mutse kujya utambika telefone yawe nushaka kura video neza, kuko nibwo iza igaragara. Urabona ko tugeze kuri channel yacu, noneho tuzakora tugekora ya video se ifite copyright ni yihe. Uzaza hano handitse hano kuri content maze urebe ya video. Tuzamanuka ture video dushaka kuramo copyright bitewe n'ahiri. Iyo video umunsi ushaka kuramo copyright ni iyi ngiyi,
ubona hano, kuko niyo mfitemo copyright crime. Hano nakoreshe beat y'abandi cyangwa indirimbo y'abandi muri video yanjye bahita bama copyright. Ese ni gute noneho nakuramo ino copyright kandi bidasabye kugira ngo nsibe ya video? Nibyo ngiye kubereka kano kanya. Ikintu uzakora uzayikandaho uyifungure, wangiza uzano hejuru, wangiza uhakana, wangiza umanuke hano hasi. Noneho utegereze gatoya kugira ngo bibanze bifunguke. Naho nugera hano icyo bazakwereka ese niki cyangwa copyright yawe iri hagana hehe. Noneho twebwe icyo tugiye gukora kugira ngo tuyirimuvinge muri yanuza yacu maze ivemo burundu. Rero hari inzira ebyiri ngiye kubereka. Imwe yakunaniye wakoresha indi yari kuyikuramo burundu video yagasigara itavuga, ariko hari no ushobora guhindura indirimbo akaza kujyamo indi ndirimbo yari itandukanye na yandi yari irimo. Kuko kenshi sound niyo ibaguha copyright cyangwa ituma baguha copyright. Urabona ko yanuza yacu uzaza ukande uzaza ukande ahangaha hepfo. Numara kuhakanda ubona ko kamansubiza inyuma gato, bari benshi batabonye. Uzaza ukande hano kuri rya zina cyangwa hano hasi aha kuri ya video yawe wakoresheje y'abandi, ukande gutya. No kuhakanda uzaza bazagwa inuza zitandukanye. Hari rising song, hari tweet cyangwa hari ukuntu uvuga uti ngewe nshobora kuyisiba burundu cyangwa nkakuramo ya sound. Noneho no kuvuga ati nshobora kwimyutinga ikavuga cyangwa akata ka gace kabaye copyright, uzetamo aho ushaka. Ngiye kankande hano hambere nkuremo isong. Urangiza nta kindi uzakorosha kwimyutinga uca hano hasi. Hano ubona bitewe n'amasegonda baguhaye, then ukaza ugakanda hano handitse save ahangaha, cyangwa ukaza hano hambere bitewe n'aho ushaka. Warangiza ukaza ugakanda hano handitse save. Wangiza kuhakanda uzategereza kandi gutya right song, then utegereze gatoya kugira ngo ya video yacu baze badukorere ibyo tubona ko leta batangira process yo gucekinga se bya bintu twasabye. Guys, mu kanya gato ndazi kwereka se ya copyright koko yavuyeho burundu, ndetse na video yacu iracyari. Kuko kenshi bakunda kubisiba cyangwa gusanga wasibye video yawe kandi yari yaragwaye amasaha runaka, byose ukabihomba. Rero nta mpamvu ko wasiba video yawe kuri YouTube channel yawe. Ahubwo icyo ugomba gukora ni ukoresha zino nzira nkweretse, kuko nizo zigufasha. Guys, reka no tutegereze gatoya turebe se ya video yacu copyright yavuyemo. Musaba gukanda subscribe, like ndetse na comment. Ibintu by'ingenzi ko biradufasha cyane mu byo dukora byose. Niyo mpamvu tuba turi hano guys. Iyo mutabikoze rero mamuri kuduca intege. Rero ujye ukora ubikoze. Urabona ko bakiri kuyicekinga guys. Reka dutegereze gato byibura nk'iminota ingahe mukayiteze ko ya video yacu ya copyright iraba yavuyeho. Reka dutegereze gatoya. Dreams that never end, to family and to every friend. Guys, kubona ko nyuma y'ino nabyo ndi twakoze ya video yacu abasha kuvamo copyright. Ubona ko na copyright kiri kuri channel yacu cyangwa muri ya video yacu, kandi twasigaranye views yari ifite ndetse n'abantu bare bayirebye. Ndagushimiye twabanye tubereye gutaha muri video y'ubutaha. Yari umukunzwa papa wa papa. Amen. Bye.